Reka nangire ngusuhuze cyane nkwifurize umunsi mwiza. Ni wa munsi Imana ibajyanye twishime tunezerwe. Nge ni Blaze nyine nkuko ubimenyereye. Iyi ni Iris TV. Ahangaha rero mbanza nkagusuhuza nkanakwifuriza n'umunsi mwiza aho wabuherereye ahangaha mvuga abantu hari diaspora yacu tuba twifitiye ahangaha n'abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abashinga ntahe b'abarundi. Bivuga ko baba badukurikiye nyine 100%. Ahangaha rero nagize amahirwe yo kongera kubona amwe mu ba star bari bamaze igihe barabuze ni barakoraga cinema ni barakoraga iki jewe mufashe nyine bitewe n'indirimbo nshyashya nikundiye Ciney umeze neza mwamfatiranye muri make meze neza ariko hari abantu bari gutebya ngo iminsi utakoraga cyangwa se umaze udakora wari uri mu bindi bintu bijyanye na fashion nibyo okay yes and no kuko in the business and no yes yes because the business itwa extra design and more ikora branding and customization sibyo uvuga ngo Blaze uri muntu ki nta mpamvu yo gukomeza kwambara imipira yanditseho Iris TV bita biva heje mu gitondo baza nkagukorera umuti ukabukoreye ifaranga rero ni hano ibintu biri professional sibyo bya class kumwenda ufite quality ku buryo umuntu akora akavuga ati kabisa akakubahira icyo alright ariko nabikoze cyane kubera no kutinjiranye na gift gusanga umuntu umuhaye gift just kuko ari gift cyangwa ari ikintu kigezweho maybe I don't like that thing but if mbere yo guhereza umuntu gift kwanza ukamenya uko uyu muntu ni muntu ki ese gift ngiye kumuha izamushimisha cyangwa ari kizamumara mu buzima bwe bwa buri munsi alright so with extra design and more we actually do that so that's why I would say fashion I love fashion nkunda gusa neza nkunda abantu basa neza and no nawe n'ubundi ubusa neza da thank you nkunda abantu basa neza thank you bakunda ibintu byiza we only live once so navuze no because iyo myaka kamwe yose shizana kari byo narindimo yeah na Benshi imyaka ine wari uri mu bikisini life you know making babies byari Ciney urumva urugo wastar navuga ko barabara ishuri cyasaba hapeze Ciney waje kuba romantique ute umuntu wakoraga injyana nyine nkiri yikakaye uti making babies but who told you that I'm romantic twe gukora aba bebe cyangwa se ariko ni ngombwa kwisobanura ntago ari ngombwa abana Ciney waje kuba romantique gute tuzi ko kenshi abantu bakora hip hop baba batari romantique ariko wenda umva ibyo bintu biragushimishije okay what do you mean by being romantic yuvuze ngo we were busy making babies bita numva akantu kari romantique ngira ngo hari na sheri wawe yabyumvise nawe yumva ko ari akantu nyine kari sexy kari ni romance kwa umuntu wese ubyumvise ita this is the moment your words are used against you I did not mean that no I think I don't know I was born romantic what did you want ntago abantu bari babizi wenda abantu babona ko bikorera zandabaga bavuga bataye ko Ciney buko kuyakunda yabasha kujya mu rukundo ariko niyo utaba romantique ko ufite umuntu romantique ntiba yuhaniyemo bivuga ko umutwara ari romantique ntago ari cyo mvuze reka wenda nagiye nivugire ku buryohe bw'urukundo wari urimo muri icyo gihe wari umwe mu bantu ko bakoze ubukwe duhita tukubura yego wageragezaga rimwe ukabutezemo akana abantu kugira ngo utaba ku isoko cyane wahindukira ukabutezemo akana ariko reka nkubwiye ko uyu munsi waje uri na sexy imyaka ine burya ntago ibishiriye ubusa uburyohe bw'urukundo bwari bumeze gute ariko ndacyarurimo Blaze sinzi mpamvu uri kurunkuramo ndavuga ubu ngubu warufatanyije na muzika biba bigoye urumva umwanya munini ni mu studio but also music is love of my life actually trust me I love music na sheri ni ndubanza come on music is music and sheri is sheri you know there's what music no there's what music does that sheri cannot do there's what sheri do that music cannot do yeah reka ngusabe nk'ubutumwa waha abantu rero bavuga ngo ntagikwe yemeze dore ko ari mugenzi wawe witwa Gabiro Gitaso indirimbo nayo irakundwa abantu bose nabonye babyuriyeho Loki Kimomo nusobanura amafilme yavuze ati nta kudohoka n'ubundi ntagikwe yavugaga ku ndirimbo ya Myinshi abantu bavuga ngo ntagikwe wowe bivuga hiki ubundi rero akubundi raterme yaje ryari mwanze munanzi baruri ngiye nyizi mu ndirimbo ya Confina na Gabiro kuri social media cyane cyane right #ntagikwe koreshwa n'aba basore nyine bari muri no game yo gusobanura amafilme ariko ejo bundi hiti kumbe nibo bageze n'abayize ntagikwe ariko okay fine niba nta
Okay, anyways, I don't know really what it means. Bivuze ko nta bukwe. That's what it means. Nta bukwe bazakora bamaze no kudeklara bati na covid yaraje noneho Abana nta n'ubukwe tuzapfa dukoze. Nyine niba byihurira nese ari ikibazo. Kimbona nta kibazo kirimo. Niba udashaka gukora ubukwe please don't. Sibyo? Ariko nanone wibuza bafite gahunda yo kubukora. Ubona bitazangiza societe kuba abantu nta bukwe bazakora. Bazabukora. Don't worry. Trust me, bazabukora. Ariko wabagira inama yo kuzabukora ko birakuryoheye wowe? Yego, ariko nanone kubukora ntibukuryohere kubukora kuko gusa societe akubwiye ngo ubukore ntundi ni hahandi birangira babivuyemo. Ugasanga noneho kuri status yawe wongiyeho divorced. Aho kugira ngo bigumire uri single cyangwa married, ugasanga status yawe wigize divorced. Okay, if that's what you want, okay. Ese gukora divorce sini ubona byatera ipfunwe mu bantu kuba wala divorcinze? Oya. Ntago bikwiye gutera ipfunwe. Ariko nyine ni statute ubutazahira. Ariko urabyemera ko sometimes bidaciyemo umuntu ya divorcing? Yes, aho kugira ngo ubeho utishimye. Why? Reka tubaho rimwe. We don't know when we die where we go. Sibyo? Rero ubuzima bwacu tuba mugomba kuba bamo wishimye my dear cyane kandi. Yes. Abapepe bameze neza. Iyo ufite akazi ukaba utakishimisha kubyuka mu gitondo ukakareka. Yes. Tukiri kuri famille ho gatoya n'inkundo nyine romance yawe wibereyemo. Abapepe bameze neza muri no minsi nta kibazo. Yego frema bameze neza. Turashima Imana. Icyo bamaze kuba bangahe? Babiri. Imana yaguhamugisha. Amina kabisa. Ubu muraganira nyine mamaganira n'abana. Cyane. Waramenyere? Yego. Inejo ndakumbuka rwose mu ndirimbo zawe yaba za nkunda yabize uri umukobwa rwose navuga ko usibye ko ubwo biragaragara ko ufite swag ufite stamina nyine urasa neza ku cyagiye wari ukirakana ga scolaire wantandukanyiriza ubuzima bwa gikobwa nyine ukiri umukobwa ungana kuriya n'ubuzima bwawe bwa gihanzi ndetse urumva n'ibyo wabagamo uyu munsi rero ufatanya ibyo byose ariko uri n'umumama ntandukanyiriza ubwo buzima nyine umukobwa akoraga muzika n'umumama ukora muzika. Na kandi kazi kandi gakomeye andibuka njya gusohora indirimbo kwa gatanu umwe mu bana banjye ntagakunda kurya kabisa ni nyine kurya kwe mugomba gutereta mukivuga mukaririmba mukabyina ibintu byose mukabikora so nariteguye ndarangiza nsoje kwitegura nsanga ntagarafata breakfast so I had to sit down kamuririmbira ntanitaye ku myenda nambaye kandi ngomba kujya gukoresha show ndabanza ndamugaburira kandi iri kugaburira umwana buriya you never know ashobora gusiga ibiryo ashobora ibintu byose birashoboka so you understand mbere nabaga mfite gahunda nkabyuka nkubitamo ipantaro pira ariko ubu hari details nyinshi zizamo urumva hari making sure wenda ko size umugaburiye ikindi ntabwo ushaka kugenda utamuhaye umugisha ataguhaye umugisha na bizu ntibishoboka all those details sometimes ugomba no kuba hari ifti no it's very different yeah nuvuga ngo niba mfite gahunda ya saa 9 ngomba gutangira gutegura saa 7 yes niba abana ngomba gusiga baryamye nk'abashaka ko nsize baryamye byose ugasiga ubikoze yes urabibasha rero na muzika ukayikora no kwiprograma tu no kwiprograma kwiorganiza kugira communication n'abana nkayo yabwira ngiye kugenda I'll come back ukamumugisha nkabumugisha bizu bye yeah wow that's nice ndumva uryohewe n'urugo rwawe kabisa ni byiza arabahanzi bagomba kukwigiraho benshi nyine barangaho bari muri ntagikwe badashaka no kuduhoka muri no minsi abatadohoka kabisa bazadohoka bihorere bazajya badohoka it will come yes wamugirira ikiroki uvuga katazadohoka nta bukwa azakora mpaka ese nukubera iki byaterwa n'impamvu biterwa wenda nino covid cyane really? benshi barihebye wenda income babonaga ni byinshi bituma nyine bitekerezaho cyane bampera ubutumwa abo bantu sini anyway ni uburenganzira bwabo that's the first thing ni uburenganzira bwabo ariko bagomba kuba impamvu zifatika za mpamvu nawe yicara impamvu yanjye biryoha kurera ababebe uri kumwe na sheri noneho nawe agufasha ku rundi ruhande no you know abantu babareze bararyohewe I'm very sure abantu babonye bakura bava kutamenya gukora ikintu cyari cyo cyose akaba ubu ngubu ari umuntu w'umugabo ufite business you running uvuga abantu bakamwumva they are proud so happy kabisa so niba ashaka kumenya uko bimera
ntacyo azanasubira inyuma agenda yabaza ati okay how was it raising me. It was a hassle but it was beautiful. Something like that. Abantu bamurihiye wenda ishuri, abantu bamwogeje, abantu bamukubise inkoni ku kibuno, you know. Yes. Wow. Nziza rwose rutumwa bwiza. Nta muntu utakwifuza kugira experience. I'm hoping. Yeah. Ciney uri rero ngira ngo harakantu wari unakomojeho uti nkabaha lift. Ciney hari ibintu by'agaciro wigeze uvana muri no muzika ababebe bawe wavuze ko ari igihe banabaha lift wenda bajyanye no kwishuri biranashoboka nabyo ngira ngo hari abastar mufite n'ukuntu abana mu bashyira mu makleshe cyangwa se bya bigo birirwamo kujya mubashe kwikorera n'akazi ka buri munsi. Ciney muzika uyikora hari inyungu yaguhaye. Uvuze ko n'uburyo bwa transport uri kugenda wicaye ibyo biceri byawe waguze icyo cyuma cyangwa se iyo modoka warabivanye muri no muzika cyangwa n'ibya biceri wakoreye ahandi. No, nagari biceri navanye muri muzika. Wemera ko muzika ishobora gukiza umuntu hano mu Rwanda? Yes. Yes, yagukiza. Nkuko nabivuze, nkuko mbivuga ni business n'izindi zose. Nuko gusa wenda itara hari ibintu byinshi bikiburamo, hari iyo confidence abantu kuyiyumvamo, abantu gushoramo imari cyane uko bikwiriye kugira ngo n'amafaranga bashe kuza uko bikwiriye. Ariko yes, you can really be a millionaire and a billionaire through music. Hano i Kigali wacu ndetse no mu Rwanda muri rusange. Birashoboka. Aho tugeze ngubu ntabwo twatekerezaga ko twahagera, my dear friend. Sinzi abantu bamaze kubaka amazu bafite amamodoka barongoye kubera music. Yes. Ushingira ku cyo uvuga ko umuntu yakira facts cyangwa se bya bintu bifatika ushaka kubwira umuntu nyine n'abahanzi rega arabanzi bihebye. Dufite ingero ni nkuko nubundi sibyo neza tuza abantu babaherwe batangiye bacuruza amagi cyangwa ubunyobwa. Yes, it's a struggle. Nta muntu numwe uza kuvuga ko byoroshye kandi nta business nimwe yoroshye, nta kazi na kamwe koroshye. You just need gufunga sentire gikomando, my dear friend, ukambara boot bavuga uti okay I'm doing this. Yes. Ciney nyuma yuko wenda uvuye muri muzika iyo myaka yose hari ikizere wari ufite kuzagaruka wowe nka Ciney wenda two kureba cyane ku bafana. Ciney uricaye uri kwiyongereza umwana muri salo uri guhindura channel wirebera za Netflix n'ibindi wajya kugira ikizere ukavuga uti nzaza nongere nkotane muri no muzika nyikore. Yes. Ntago bingi bari ibintu byutse mu gitoro ngavuga ngo I am doing it. No. I'll come back. Ari Angelique Jo nkabareba kuntu bangana but they are still doing music ngavuga ni what excuse do I have? Yeah? What excuse do I have? No excuse, my dear friend. Urabikora ejo cyangwa ejo bundi wa ufite imvi cyangwa zitaraza. You will do it. Ya myaka ine harabanzi wamenyemo iriya wamaze udakora harabanzi wamenyemo ukavuga uti abahanzi ibana ndemeye kabisa bari talented angaha ndaza kuri gender nyine babakobwa ukavuga uti aba bahanzi ndabona ntazabasha cyangwa se nzaza nyine dukore twese tuhiga mu ishyamba rimwe kandi dukorane tu. Abanyempressionye cyane navuga abanyempressionye cyane Marina. Really, that woman, that girl has muzakore na collab. Full package. Yeah, she's talented. Araririmba live, you feel like really as kuririmba. I would say she's just still young. Ariko ari talented. Really. She is. Uko yo numvise na story niba narumvise neza yatangiye ari ahamagara kuri radio in a show. And from there she started and yeah. Ndirimbo zose yakoze you feel like yeah, and ikana n'ikindi cyiza tuzanye n'iyo vibe y'aba jeune nyine hano bakiri batoya. The YOLO vibe. So she's talented. She's really talented. Nabikomeza she will go far. Yeah. Ejo bundi hari ukuntu byavuzwe ko Marina avuye wenda numwe mu bakobwa ukunda cyangwa se mu bahanzi ukunda kavuye muri the main birasakuza cyane. Wumvaga hari ubwo bugize bw'uko wenda dushobora kuba tugiye kumubura nk'umuhanzi kazi babikoraga neza cyangwa umvaga n'ubundi bizakemuka nta cene idacika niko nje numva bavuga? Yeah, those are challenges ni ibintu duhura nabyo kenshi and ntago najya questioninga decision yiwe ko n'ubundi ntago nenze relationship yarafitanye nabo
gusa twaramumenye tumumenya under the main ariko nkeka ko the main nawe yamumenye from somewhere so it is her decision kandi bura ni byiza no gukora mistake mu buzima kuko iyo ukoze mistake urazigiraho cyangwa n'abandi bantu hanze bakakwigiraho through a mistake so ntabwo nari kubijudginga she had her own reasons no kuba yaragarutse she had her own reasons so ntabwo nigeze ngira urwana navuze ibyo byose n'umukobwa mukuru aho bamuvanye n'abamugejeje ibyo byose n'umwana wo mu rugo hano warezwe niba if she made the wrong move azabyigiraho if it's the right move then nabwo should continue yeah had decisions ntashobora gupfa kugira kuko every decision dukora mu buzima bwacu iyaba nziza yaba mbi we learn from it utuyigiraho kabisa ni byiza cyane ahubwo wenda nge nakwibaza ari nabyo abantu benshi bibaje kuko nge nabonye comments ukimara gushyiraho poster ko wagarutse mu muziki abenshi bibazaga ese Ciney kari kubona ino generation nshyashya ngira ngo abana bari gukubita ama trap bari mu bintu birenze wowe nka Ciney wabonaga ino generation ihari uzashobora gukorana nayo yes none ngubu ba Platini Knowless bakoranye indirimbo na mzee Abdul Makanyaga and it was perfect ubu Kevin azaza mukora karirimbo yes why not a dripping emukuriya nawe rwose uzamuka uvuga uti as long as atanyobirije kuri nibyo ntagomba kuririmba or to go off my standard cyangwa kumbwira ngo okay niba tugiye gukora video because you are this person you have to be like this and ntago mbyemeranya nabyo I won't do that ariko ntago bivuze yuko gukorana nabo bizaba ikibazo ntago biza gusa ntitwakoranye Nyampinga na Maria Yohana it is not a problem yes cyagiye ariko burasi guheruka amafaranga kurya ku biceri bya muzika nk'ubu ninda kubwe kuri ndimbo twakwe mu mafaranga kuko urumva ibintu birimo Miss Rwanda Nyampinga w'igihugu cyacu ngira ngo Prince Kid nawe yarari wenda mu bantu ba sponsorinze ibyo bintu byatumye nanjye nibaza ko wenda harimo agaceri n'agaceri wabonye reka tubyihore icyingenzi nuko twakoze icyingenzi kiruta ibindi byose nuko twakoze indirimbo nziza itazibagirana mu mitima y'abantu ubundi yakora bo ninde wayitekereje Tonzi yes aranaguhamagara yes uryo rishuti y'abantu bakora gospel stay tuned stay tuned baby so yarampamagaye I don't know I was just blessed ibyo kuvuga ranga amafaranga nta mafaranga agiye nakuye muri randirimbo ariko the fact that nakoze indirimbo irimo Tonzi Maria Yohana ari ngahongayire I was the youngest nkora rap hagati y'abo bantu trust me that is so satisfying yes feelings cyangwa se byumviro wari ufite muri studio uri kumwe nabo bantu navuga ko so far flow yanjye it is the best flow I've made so far bivuga ko ndirimbo ari washyize igitero cyiza kurenza ibindi byose waririmbye izindi collabo zose nakoze yes go back and listen ukiririmbana na Pasi arya Gangster Love syo ndimo mwakoranyira ntago ari Gangster Love by the way no ukunda kwita Gangster Love and I don't understand Game of Love yes gusa the Gangster Love yari hari I think so yes so it's Game of Love that was my first song nikoranye na Pasi Knowless ndetse na The Pink yes uheruka kuvugana ryari na Knowless gwe ashize igihe yego mwaka urimo yego ibiri I don't know I cannot precise ariko ashize igihe uheruka kuvugana na Pasi ariko nta kibazo dufitanye even if I wanted to call her now I am very sure abaye ari free yanyita tukavugana so yeah Pasi we muraherukana kuvugana not really imyaka ibiri what do you want itatu ashize igihe tutavugana sinirumva no kugira ngo twumve imyandire abasitaha nyinde kuntu mwabanye nago meruka kuvuga The Pink muraherukana ashize igihe kinini The Pink turaherukana cyane kurusha kubarusha bose ngira ngo yes ubona uyu munsi baguhaye amahirwe kuko The Pink nawe ngira ngo yakoraga hip hop cyane cyane ya gospel ubu ni ari harakora ari gukora yego bagwaye kugarura aba bahanzi babiri ngiye kubaguha babakobwa kugira ngo nyine n'umuzika nyarwanda uzamuke cyane ku bakobwa yeah hari Pasi hari na The Pink is already around yeah arahari ariko nagari gukora nabo baracecetse wenda sinzi bari covid yatumye baceceka The Pink simuheruka yes wagarura ndembere
Why would I have to choose one? nuko urumva bose naba So I wouldn't choose. ndashaka umwe ndashaka injyana imwe ahita uzamura akakanya sini urumva aba star mufite ukuntu ubu ubona ko umuntu ashobora no kuza nk'ubu wenda ushobora gutinya ko pasi yagaruka kwizina sini ryabura No. Ubwo bwoba ntabwo nagira habe na gato. Let me tell you, uzi mpamvu nagira ubwo bwoba habe na gato. Nuko actually pasi yananze mu muziki. But why do we keep talking about her? I am very sure she's choking her. No, nashakaga gusigama. Buri muntu wese aramumbaza. I am so sorry if she's ukorwa ariko it's not my fault. I don't know why you keep asking me about Pasi. Hitamo izina rimwe gusa. Ntago nahitamo. Okay. Nakubwira it's either all or nothing. Oya. Hitamo rimwe vuga rimwe cya kabiri. It's either bombi or nothing. Kubera ko the pink akora style itandukanye ni yanjye ni ya Pasi. Pasi nawe if she could do the other rap yakoraga itandukanye ni yanjye kabitandukanye ni ya the pink. Bivuga ko amakuru yatwimye. Nta kibazo. Reka wenda either both or nothing. Okay. Akagusigamo wenyine. Ngaumva. It's either they come all or nothing. Ntago ndi wihitemo pe. Ndakwibariza ku bijyanye na n'injyana ugarutsemo wenda twihuta. Injyana ugarutsemo nimwe mu njyana navuga kitangaje. Ndabeshya. Tangaje. Ni injyana itari kwa kundi, itari hardcore nkuko wabikoraga. I was never a hardcore. Wakoraga verses, hip hop wakoraga cyangwa se rap wakoraga. Wumvaga nyine iryoshye ariko yari rap. You munsi you are singing. Yeah, I've a little. Ubibi ntabwo byatuma mvuga ko wabonye nta karyo kari muri iriya hip hop wakoraga ukaba wiyiziye guhogoza. Nope. Ugende wumve arabizi nayikoze what 2017 2016 naririmba mbere naramfete n'umuntu wa mbere wandirimbishije. Yego. Alright? No muri nali yakubera element wa papa cyangwa. Hama nindi twakoranye twese. I pretend. Naye naririmba uramu gabone umuntu wa mbere wandirimbishije. So I don't think iratandukanye cyane nibyo no nsangwe nkuru gusa of course the real rap would come in ntabwo nahemukira. It's nice bivuga ko uzayigarukamo rwose abakunzi bawe bagomba gutukura. Ndahari ntabwo ari not very far because wumvise tuma bavuga slow is the mwenda none yaririmbaga. None se sini ufite umutware cyangwa se rumwe mu ba star mu Rwanda bakora nyine injyana ya muzika bagize gutya noneho en plus ya hip hop ugahita wibonera umugabo mu ndirimbo zose ufite harakaririmbo yigeze umutura urumva benshi mbanzi njya kumva nkumva Celine Dion yakora akaririmbo René Knowless nawe nabimubashisheho kubijyanye na karirimbo atuye umugabo yavuze karakaye yambwiye ko ari indirimbo nyinshi nagiye mubaza ntise ahantu wavuze uti iyo ntaza kubona umukara sina kumenya ko umweru ubaho byinshi cyane mubaza ntitava kwa Safi Ntago wari kumenya ko Clement abaho arambwira ati reka da ati yari indirimbo y'ibihangano ariko urareba ugasanga indirimbo nyinshi ziba zihari wowe harakwa mukoreye arabizi ndetse n'izindi nyinshi oya nani buri umvise arabizi ahubwo nawe oya nani buri yo namukoreye specifically not yet oya nkakano ariko uzakamutura not yet mu ndirimbo zawe nta nakamwe mutura sini oya mu ndirimbo zanjye ndarimo ahantu nagiye mvuga about that ariko nta ndirimbo nakora yose ngo nishyire hanze for him. Wow ni byiza noneho rero ngewe nanahita nibaza mezate umutwara mezate ni fresh arahari aracyagufasha nka kera mperuka ma concert amwe atandukanye mwabaga muri kumwe kenshi ari uri kureba ira microphone ntikora ari kuvuga nabi bira soundinga nabi ugasanga ni uri muri yo management cyane aracyagufasha none nayikoraga nka management ayikoraga nyine nk'urukundo nkuko nawe uramutse uje ugasanga ngiye guperforminga ahantu kamera si byose ni wamfasha se nahita ngufasha watangiye ukajya uvuga uti nese turebe wambaye njye sinanisorega buri ryari fiancé cyagihe nyine kuko urumva ubikora urabumbeshye ahubwo ubu aracyagufasha aracyaza kareba muri studio uri muri rehearsals cyangwa se na practice zawe kumva uburyo uririmba records waba uri kuzikora recording akakubwira ati kabisa aracyabizamo yego aracyamfasha gusa cyansapotinga kuko ni kimwe mu byo ashinzwe yego ni kimwe mu byo ashinzwe
kugukunda no kugufasha mu muziki wawe. Yes, agomba no kumsapotinga nyine, agomba kumsapotinga. Abifatanya ate n'akazi cyangwa nako. None se ngewe kumfatanya umuziki n'akazi, nako mu rugo n'ibintu byose. Nako mu rugo akaba ari akazi gakomeye. Rwanda ufite umugisha ba. So aramfasha pe, aramfasha nimba baramfasha byose indirimbo ikiri muri studio nawe ugomba kuyumva akagira comments ziwe kuri set muri shoot abahari nawe twamugize umugafa. Yes, so niba mfite nka interview nka gutya natinze kagera mu rugo nabyo nyine agakomereza. Ako Ciney ni bon kugira umugabo ugufasha muri ibyo bintu kusimbutsa kubwira ati sheri genda gutyo utaza kuvunika. Ni ibintu byiza cyane, courage kabisa ziba ari nyinshi, ariko ngiye wenda ndahita nigarukira cyane ku mihurire yawe na Bwana Clemagira cyabegereye Knowless. Ubukwe wewe urabaye wenda reka duhere n'inyuma. Celine Dion akiri umwana mutoya mu myaka 10 n'ingahe, René abagize atya abaramuterese. Umwana agiye muri management biza no kuva mu rugo. Bwana umugabo wawe nawe baje nk'umukunzi, none ndumva bigeze naho ahubwo gufasha mu bikorwa, kuko ngiye impamvu nabikubajije cyane bino bintu nuko muzi mu bikorwa byawe byinshi. Mu concert menshi nabaga ndimo niwe wakuzanaga, niwe baguri mariba ese ile light ntago ari yasa neza, yahangayitse cyane. Agize atya nawe nyuma y'icyo gihe mukundana iyo myaka ntazi yari yo uri bunatubwire ubukwe burabaye. Ciney ibi bintu aho si bya bindi bya management izari management ugasanga ivuye mu rugo. Ariko mpora mbivuga, he never came as a manager, never. Yamfashije nk'uko Blaze wamfashije, yamfashije nk'umuntu who cares. When you love someone you care, si byose. Iyo ukunda umuntu umwitaho ukamenya ibyo akunda ukanamusapotinga. Wenda nuko njye wari bigaragara bijya muri media, ariko nanjye banda musapotinga mu kazi kiwe. Ari ahantu wibuka wamufashije n'ubu ndacyamufasha, sibyo in his everyday life. Kubera ko iyo making the sure ko asohotse mu rugo asa neza, yambaye imyenda imeshe, amasogisi ameshe, ryamye ahantu hasa neza, asanze abana be bameze neza, bari ibintu byose, that is helping anyway. Siko bimeze se, that is supporting him. So nawe ya supportinze mu buryo bwose nyine ashoboye. N'icyo gihe nta modoka nari mfite, or niba nafite na concert cyangwa afite indi event nkaba mu gihe wenda ashaka kuntwara nshaka kunkora ibindi, why not? Mukaba muri kumwe. Yes, it's a normal life. Sizi impamvu mwenda mutekereza ko umuhanzi ataba ari normal. No. Ciney wenda jewe ni challenge nahuye nayo nkora ku bitangazamakuru bimwe na bimwe, ugasanga uhamagaye umuhanzi ari muri management runaka, uri gihe umugabo yaba atabonetse cyangwa se wa wundi uri muri management, uwo muntu ntaze mu kiganiro mpaka bazanye. You see, niyo mpamvu ngiye ntashatse ko justement niyo mpamvu ntashatse ku mixing actually relationship na business. Sibyo birakomeye pe. Trust me, it is very hard mixing up the business na feelings zanyu. So ngewe rero ni gutyo numva nabihisemo, ni gutyo numva binyoroheye ko aba kimwe nubwo nubundi birangira abaye involved, kwa yuko ntago mwaba mwaraye mushwanye cyangwa ngo bayagukubise cyangwa ngo ufite ibibazo n'undi ubashe kujya muri studio recording. So your support, your behind the scene, behind the curtain support ibikenewe cyane actually, aho kugira ngo ajye kubikora byose. It's easy for me kugenda nkashaka. Akubira si byiza gutangira no producer nkataha, ariko nkatavuga nanashwanye maze na Blaze. You know, I at least have someone to talk to about that life. Yes. Ariko ubwo si byiza kutangira uri manager ukazavamo umugabo w'umuntu cyangwa ukazavamo umugore w'umuntu. It is possible. Umuntu akamfata ka managing mbonyemo talent. Ejo bundi bikazarangira twibereye abashe. Oya burya aho gutangira uri nta kibazo. Ciney ntandukanyiriza ko kantu. Gutangira ndi manager nkaba umugabo cyangwa ngatangira ndi umusheri nkaba manager. Hitam? I would go with the second one. Gutangira uri sheri ukagira kuko reka nkubwire no muri music uhura n'abantu, hari igihe uhura n'umuntu kuko yakubonyemo talent kandi abona ko ari passion yawe, akaza akabyuriraho kugira ngo abashe kukubona. Kubyumva? Yego. Akaza akabyurira kuriraho uko uyu talent adashaka no gufasha muri music, ariko mu byukuri atari yo end game. Understand?
mu by'ukuri end game ari uko mukundana muri make nta maybe he does not even care about you uri kubyumva ariko iyo uje ukunda umuntu uwo ari we ni ukuvuga ngo umukundira n'ibyo akunda ukanabimwubahira ukanamufasha yes so you have to love someone hanyuma ukanamukundana na package ye yose si byose Ciney umutware n'umwe mu bantu wikundira nyine ku isi urumva wora cyari muri romance n'ibiki mbabarira ufata akanya umushimira igihe mumaranye dore ko ariko mwamaranye igihe kingana gute muri abafiancé atari yabo umutware wawe 4 years and a half ibaza imyaka 4 n'igice bivuga ni myinshi kandi ngenda bizi ko yagusupportingaga kenshi mwabaga muri kumwe Ciney fata akanya ku munota ushimira uyu mutware umutake mushimira buri munsi TV which is ari uburyo wamushimira amushimiye cyane nemera kumubera umugore hejuru ibyo ngibyo umuha abana babiri subwo koko hari ikindi nshaka ko ndenza uzamuha nabandi kandi if he wants to bya bintu ziko muzororoke kabisa muzabyare mwororoke dore ko nubundi urareba ugasanga Ciney ni mwiza umutware nawe wenda mwiza nacyawaye ni kofi nayo Ciney yes mutera gatoma nje naga ibyo nabyemera no not here Blaze you're not going to me because nano wendi kubona but ari wose arabizi kama yamukariya kora ahantu bamubitse ntago mukunda gukora ibyo bintu nagira ngo umutere emotion ahantu naza kuri romantique sinanga ko tumurapa nari romantique yaje ngambwe yo love you man all right Ciney ari wenda jewe nkanjye nka Blaze ndi kwibaza kugaruka kwawe muri muzika niki cyatumyuza niki cyabiguteye kwita nyunuza kandi wari umaze imyaka 4 udakora umuziki Abanyarwanda se banakubonye bakwakiriye bate nyuma y'imyaka 4 batakubona kuri screen zabo wow banyakiriye neza pe yes sibyo banyakiriye neza nubwo tutarahitinga millions and millions ariko banyakiriye neza the love they feeling kabisa sibyo and the fact that ikindi kintu nongeye kwisanga abantu bakiri muri media kabisa banyakiriye neza nabo abanyamakuru bose hari n'abanditse inkuru tutararongera no kuvugana I really appreciate everyone sibyo abantu barakuze abantu natangiye music tungana nabo abenshi n'aba mama abandi n'aba papa it is so beautiful kugaruka ugasanga abantu bara you know baracyahari like yeah we loved you cyangwa se kubona abantu bari bafite courage yo kongera gusupporting it's so good sibyo banyakiriye neza pe so far I am so happy kandi giye kwishima ntago bisaba ibintu byinshi ndishimye pe kandi nongeye kwisanga I'm doing music and it's nice you know bintu byarahindutse turarebera amateviyo yose ari kuri HD urakora ishusho ryawe rikaza ryiza nayo televiziyo ukavuga uti iriya ni ishusho ryanjye so it's so good the love is in the air yes ni byiza cyane kabisa babara kwakiriye neza ariko icyatumyuza muri muzika rero ugaruka nyuma y'iyo myaka yose rwari urukundo rwa muzika byari inzara wari ufite yo kuba umustar nanone kuko nkeka ko rutakivugwa cyane no you can nshaka kuba umustar ntagize nta koze music it is very possible ikindi cyakugira umustar Ciney wow Blaze ntuzwi se urazwi no kandi nagura umuhanzi umva can give you list najya no muri politique nabyo burya politique ayikora najya muri politique umva wajya muhe mwanya nakora nkaba excellent ku kazi ukajya kubona ukabona I am the next big company CEO you see you are a star my dear so kuba umustar ntago bisaba gusa music ni ikintu nkunda ntekereza ko mfite impano yanjye yihariye the love of music and the love for my fans no ku bantu appreciating ibintu nkora ibyo bintu bibiri nibyo byamotivating regardless ko hari abana batoya music ihenze music ni ikintu cyonyine nabonye gishaka kugufasha muri depression mu byishimo mu bukwe mu kababaro music is always there so niba hari ikintu Imana yanshyizemo cyo gusharinga n'abantu why not all right Ciney reka ngushimire cyane ariko nk'umuhanzi nyine nari nakiriye reka nkwisabire ni ubutumwa bwa ministeri n'ubundi saba abahanzi cyangwa se ibyamamare mwese kuba mwabwira Abanyarwanda kubijyanye na COVID-19 kimwe mu cyorezo gihari kitwibasiye muri iki gihe kugira ngo Abanyarwanda bakomeze bitwararike bajye kuri channel yawe ya Ciney Aisha barebe n'indirimbo yawe nshyashya okay
covid njya mvuga ngo mbura amagambo yo kuyivugaho cause ni ikintu cyaje kiradutungura kandi kiratuhungabanya cyane mu buryo bumwe n'ubundi ariko ikirenze icyo ngicyo nuko iki cyorezo cyanahungabanyije twavuga ku bukungu cyakoze kuri emotion z'abantu cyane. So ikintu cya mbere nasaba Abanyarwanda n'ukuri na government yacu hori bivuga buri munsi reka tugerageze buri muntu uko ashoboye mu mbaraga afite sibyo agerageze kwirinda iki cyorezo. Hari abantu rero barabura abantu babo, bakabura ababyeyi, bakabura abana, bakabura abafasha, bakabura abatware, bakabura, we are losing people nk'igihugu urukumva kandi igihugu n'abantu. So niba rero uruhare rwanjye uruhare rwawe hari ikintu rwafasha mu kugabanya umuvuduko w'iki cyorezo reka tugire icyo dukora. Niki bisaba se? Ibintu byoroshye, gukaraba intoki, umuntu uko bigishyiramo nyine bikaba ukabifata mu mutwe sinzi ni ibintu byoroshye nkuko ubyuka mu gitondo kibros nta muntu ubigutegeka kubikora sibyo nkuko uzi ngo okay niba nshonje ndafata icyo kurya. Come on, social distancing, gushyira intera hagati y'umuntu n'undi, gukaraba intoki uko bishobotse kose, birinda gukora utuntu twose and kwambara agapfukamunwa neza sibyo. Ntago ari kuvuga ngo twarakenye twabuze udupfukamunwa, si ukuvuga ngo twabuze amazi yo gukaraba, nta kintu twabuze kugira ngo tubashe kurinda ibintu bibi. Reka twihangane twese dufite ibintu twigomye. Ndicara nkatekereza ko sinshobora kujya gusura mama wanjye, abana banjye ntashobora kujya kumubona igihe cyose bamushakiye. It's crazy, ariko nanone nitutakora ibyo dusabwa gukora bizarakomeza bifata ikindi gihe kirekire tutazi, turakomeza tubura abantu kandi n'ukuri ntago bikwiye. Wenda hari umuntu bishobora kuba bitarageraho directly ngo yumve ukuntu bimera, cyangwa utaranayirwara ngo yumve ukuntu umuntu ayirwara akagira ubwoba budasanzwe urumva. So niba bitarakugeraho gira ubumuntu, ambyite kugira ubumuntu, usevinga ubwo buzima bw'abantu bafite indwara zitanduza, abantu bashaje, ababyeyi batwite. Guys, we are losing people sibyo. Basi niba udashaka kwifasha we, niba wumva nta kintu yagutwara, dengera ubuzima bw'undi muntu. Kandi Abanyarwanda twaciye mu bintu byinshi bitandukanye kandi bikomeye kandi dufatanyije tukabirenga. Nibi ngibi covid kweli ntabwo ikwiye kudusuzugura bigeze ahangaha. Yes, that's nice. Sinireka ngushimire ariko watangiye wambaye rinete, ndagira ngo uvanemo barebe koko y'amaso yawe akiri yandi duse n'abareba koko sinakiri wa wundi cyangwa se ngira ngo wenda umusore wanjye Emile nawe bari kuri kamera yakwerekana mu maso hasini bakareba kakiri wa wundi ko nta cyahindutse, ndetse n'abamukundaga bakomeze bamukunde. Mwajya kuri YouTube channel ya Ciney Aisha nyine Aisha Ciney Aisha aha bakayireba, ngira ngo link ngenda ipininga baraba bayireba hasi nyine ku kiganiro. Covid nibagirwa no kubabwira YouTube channel. Alright, so YouTube channel yanjye ni Ciney Aisha. We need more views, we need more subscribers, guys. Tugende ku boosting channel tukayivana ahantu hamwe tukayigeza ahandi. Can I put on my... Yeah, it's okay. Ciney urakoze cyane, reka ngushimire, mwifurize n'umugoroba mwiza. Ikindi nsuhurize umutware, nsuhurize ababebe, ubabwire ngo tuzabonana rwose iminsi iracyari kuko turashaka kureba muzika cyane iva kuri Ciney, kuri mama w'abana. Bye bye. Bye.